rero reka kiri umucyo kuri ibi bintu akazu wowe arwaye na sida ejo bundi warambwiye ngo reka tugende ujye kwipimisha warambwiye ngo wowe Jessica njye nago shani mwizeye reka tujye kwipimisha sida niko yambwiye impamvu uri gukeka ko urwaye sida wiri gusambana nk'isazano hose ubonye niyo mpamvu rero we Jessica ntabwo nzi gutukana tujya gutandukana twagiye kwipimisha kwa muganga ndagiye kumanuka mani njye ibi ntabwo bishaka ujya baburetse gatonya none se Godfather okay ijambo ni ryana njye ntabwo naje hano gutukana mani mujye mwiyubaha mu nanyubaye eke twagiye ngafatije mani umukobwa yarangiritse ameze mani sinzi ntabwo namutuka just ariko nagabanya umunwa kabisa tujye muri ibi bintu nimba ari niyo ndafite nimba ashaka kuyibyara agenda yibyara ariko amahoro ataye njye Stone ndi mu bundi buzima bwanjye uwo mukobwa ngo ni Jessica mwosha niba ari kumwe nta n'umwe nyikundana nabo yapa Kristo nagukunda sto aho ngaho njyewe njya kukugwanira singu ukunda urabizi sto urabizi wowe twara breakinze nta kibazo gihari sawa bivuga uko ariko ntungere kunshiramo njyewe none se we ntabwo urimo kuri kuvugira muri live z'abandi mari wibuka ko nawe uyu nguyu yambagaguraga gayijwe iryo jwi ryawe rikure muri live ya Jessica uri bangire kunshira ko sinsinga utajyamo se ntibakuborotse utajyamo se bari kukuzana bakavuga ukuntu utanamugabura wari igiye kucumwa n'abandi nzara mukunda arabizi namaranye nayo byakibiri uretse gato mubasariye sindimwo uretse gato ariko washyana urya umugore ntabwo rero mukanya uri kuvuga ko waraye ijoro uri gupfukama kubyarire mukabura urubyaro nyine none se ndikusamiriza niyo Jessica aranyumije washakaga kumubyarira utamukunda aho mwarashize mukunda naramukunze cyane Godfather none se ari n'ibyumwe bibiri birashira mwikuyemwo ntabyo pe ntago nabesha ariko right now simukunda sinanamugwana sinanamusarira reka ahubwo se kuva atandukana na Shani amaze kurongora abagore banga umunani njye nanababura n'amazina nkanayazana hano kuri live yavuge Shani ndi gusheta ibintu bitari byo Jessica amaze kurongora abakobwa umunani Shani arabizi neza yaramaze ngo nawe yagukumbura kandi koko sto nanjye namenye ko arongoranye ngo cyagikuri ngo mbona risa uriya mukobwa yabaga mu gipangu twabagamo njye nawe ari umukozi wo mu rugo uri kumva ari bidi umwana we twayikoreraga iwacu mu rugo rwacu akanwa karakaga kuri kareshya n'ifuni hamba imbwa kanuka gatazi koga no kwambara ugatinyuka koga dikika ukagashyira muri rakuma irandaye wallahi uri imbobo y'umwanda babuyetse gatonya uri imbobo y'umwanda mane reka ngubwire no kuba nararyamanye nawe ndabyicuza itonde banza mubwize ukuri njyewe abagabo nahura nabo ni abagabo bari hejuru ya Stone ndamukunda yes singi uramukunda nago mukunda mubyarire boya bubyarangiye no gupfa kwanza ubu ngiye guhangana nawe kwaje noneho kujya babyemere Stone uzigera ugira amahoro ndi mihanda nuzigera wubaka ndi mihanda mu gihe nawe wamemukiye ukanyicura ubuzima uri kumva ukaburi n'imbobo y'injajwe iri kuzanga umugore wo gukobokeye imyaka 4 yose ugatinya ukaza mubeshyera uretse gatonya wandaye we y'umwanda nabari umuntu abangira ariko kana nicyo kibazo kandi je ntabwo kabera we cece komeza reka mutinga Jessica mutinga nawavuge nareke kumyutungura nimba ashaka kuvuga navuga ibirangira man komeza jya mbere David akazi ngiye kujyaho mu kanya rero reka kiri umucyo kuri ibi bintu akazu wowe arwaye na sida ejo bundi warambwiye ngo reka tugende ujye kwipimisha warambwiye ngo wowe Jessica njye nago Shani mwizeye reka tujye kwipimisha sida niko yambwiye impamvu uri gukeka ko urwaye sida wiri gusambana nk'isazano hose ubonye niyo mpamvu rero we Jessica ntabwo nzi gutukana tujya gutandukana twagiye kwipimisha kwa muganga ndagiye kumanuka mani njye ibi ntabwo bishaka ujya baburetse gatonya none se Godfather okay ijambo ni ryana njye ntabwo naje hano gutukana mani mujye mwiyubaha mu nanyubaye eke twagiye ngafatije mani umukobwa yarangiritse ameze mani sinzi ntabwo namutuka just ariko nagabanya umunwa kabisa tujye muri ibi bintu nimba ari niyo ndafite nimba ashaka kuyibyara agenda yibyara ariko amahoro ataye yirwa inyaka amafaranga 2 10 bitatu waretse kumwitengura umukobwa mani allo ubwo mboroka none naye niyo tinga Mike reka tumwumve mani umukobwa Godfather wafashije mani niba abanyarwanda bari kureba ibintu biri kuri no live watse kumyitengura umukobwa nka tugakemura ibi bintu ariko nuri kumyita fata ngaho twagiye Jessica ntongere kumuvugiramo wavuze umwanya uhagije reka tumwumve point yawe cyangwa twifuza ni iki icyo nifuza rero nuko Jessica byama amahoro
kubera ko wenda ikintu navuga ko cyamushimisha nuko yambona njye Stone ndi single, nicyo yifuza. wenda nicyo kintu numva nese ndafata uyu agasara, nafata uyu agasara. What the fuck? Nese ashaka mu buhe buzima? Yandike ubuzima bwanjye ndimo ko nyuzwe nabwo ko nitunze katamenya ngo nariye nambaye iki nagiye hana sokera aha. Aho tsokera hose abayamaye amafaranga yo kwishyura bill. None kakubaza ikintu kimwe. Bazanda ko iki uzi ko abigenza gutyo nyuma yaho mukongera mukabonana. Ukamwandikira message nk'izi ngizo umwandikira nk'ejo bundi, wowe urumva atari wowe wikurira bino bintu? Ko impamvu namwandikiye izo message ariko ejo bundi avuga ko mwahuye ndetse n'iyinda. None se kakubaza ikintu kimwe, niba ejo bundi mwarahuye mukaryamana ndetse mukaryamaniraho aya masaka akavuga ko wamuteye inda, so urukumva kandi yaratumye na mushuti wawe mwibanga akaza kukubwira ko utwite, kugira hejuru uretse gato kwari ko Jessica avugira hejuru, ariko urumva nawe ntabwo ubuzima bwabo buvuyemo Stone. None mwashatse urukumva ibi bintu ushobora gutangira amakimbirane gutya, urukunyumva bigatangira gutya ari ibintu byanga byo kuri ntuza, ariko bikazavamo ibintu bibi. Turi kumwe bitangira ari ugusakuriza hano gutya, ariko bikazavamo ibintu bibi. Ndabyumva. Ntabwo mwumva ko ibi bintu mushobora gutekereza ko muri gutwika kandi bikazaba bikuruta? Why don't you get the way to stop the shit? Muri abantu muziranye, muri abantu bakuru. Ngiyewe ibindi kubikubwira niba ubyibuka ejo bundi Jessica araguhamagara kuri telefone ukavugana n'umwana we, umwana akavuga ngo aragukumbuye, ukavuga ngo naje murebe. Jessica ati baby I miss you, now I miss you too. Ati nyohereza 2,000. Ibyo bintu byose yarabirikodinze yarabizanye no turabyumva. Umusaba 2,000 uri Kicukiro, urukumva umubwira ngo atahe. Icyo gihe yari kubaga uyu Shani byose yarabikoraga, biragukoraga, yarabitegaga byose azi wawe iwe mukararana. Ejo bundi agutegesha iriya moto mukagenda hara muri bara abashuti banyu, wafashe n'undi mutipe ngo mugiye ku kabari hasi ngo mugiye kunywa agacupa, yaraguhamagaye hana live, uramubwira ngo mumanutse aho hasi, uramubwira ko arakubwira ngo kunsize mu buriri. Sinzi uko byumva ibyo yamubwiraga byarumvikanaga. None urukumva ibi bintu udashobora kubishyiraho umucyo, ibintu ni bibiri kandi ari byo byanzanye hano, nibyo byakuzanye. So ibintu ni bibiri. Jessica ibi bintu biba muri kubikoresha gutya, Jessica niba gukunda ubizi ko agukunda ariko utakimukunda kubera kukinisha urukundo rwe. Ndakubwira impamvu ukinisha amarangamutima ye. Wowe wenyine uretse gato, wowe nguyu Shanisha nari hano aratubwira ko yatwibwiriye Shani mubana ko wagendaga ugasanga Jessica ku kabari akaguha amafaranga ukajya kuyaguriramo inkoko umugore wawe Shani. Byarabaye ntibyabaye? Shani niwe wabigushinjije? Shani ari guserera na Jessica yaravuze ati nyine yaraza agafata amafaranga ukavuga ati ukamubwira ngo reka tujye amafaranga y'ikigori cye. Yarahahaga akanyama rwose nta kibazo tukibaho. Amafaranga avanye kwande? Amafaranga avanye kwande Shani? Yamufelicitaga ntabwo ari yamuhaga mu ntoki. None urukumva kuri stage akazana n'ibyo 5 cyangwa iryo 10 akaritaho kuri stage ukabana n'abandi bajizi banjye tubyinana. Ukajyana kuko nabaga numfite inshingano tu ukajyanira umugore, ukajyanira sheri wawe Shani. Ntabwo uri kuvuga ngo njyanye ku mugore nimba ntacye mba making sure ati turarya gute, namenye ibyo mahamani nese uko nugushyira umugore kumushira Gaston ngiye nagerega ntago ngukunda shu ntago ngukunda. Okay, it's fine. Ahubwo wowe ungendaho wirirwa umamagara mbwira Godfather mweze screenshot zejo mu gitabo. Ntago nzongera basi, ntago nzongera. Rero tuza singukunda be namba ntago nzongera. Noneho umva Jessica twumvikana ikintu kimwe rero. Jessica ntabwo ukunda Stone. Stone nawe ntabwo agukunda. Dushobora gushaka uburyo icyo nje nifuza mukareka kugenda ku bantu bakundana nawe cyangwa bamenyanye nawe. Wabikora Jessica? Wenda uwo mugore babana n'umujura yibye imyenda y'abandi, abantu baza kuduhiga ngo baramubuze kandi ngari kumwe na Stone bari gupostingana baje bashaka Shani. Shani niwe dore ngureka muguhi Godfather ziba wowe uri inzego z'umutekano kuri rero baza kureba ntago bazaho bajya gutanga ibirego se ku buryo abantu bari kumwe na Shani wowe urabyivuye ukavuga ati umuntu wese uri kumwe na Stone nta mahoro uzamuha. None ngewe impamvu ndi hano niba mvuna abahostinze niba uri umukobwa ninde uyu mukobwa uwo muri gukundana ninde we nani uwo tera ureba ukuntu mwaje namufata umwana abandi muramutuka mumwita igisambo
niba hari abacuruza tumvikanye nabo, mwebwe kubera iki muri kuza kumuharabika mukamwita igisambo mukamwita indaya ngo afite umugabo ngo ufunze? Kubera iki muri kwinjira mu buzima bw'undi muntu? Kandi abangaba yambuye kubera iki batajya kumurega ko bafite ukuntu bamenyanye? Mwebwe mwahindutse izihe nzego ziza kwibasira uriya Terry kandi nta kintu mufite mupfa nawe, ahubwo kubera ari kumwe nande n'umugabo wanyu Stone? Urukunyumva? Noneho umuntu uri kumwe na Stone mukamubaga. Buretse gato nakubwiye ko mwite tonde mbanza ngubwire ko nakubwiye ko mwite buretse gato nanjye ngubwire arifatano na hosting yakazana Tera kuri table yanje uri kumva kugira ngo baze bambabaze baryana iminwa imbere yanjye mu maso yanjye agasanga nanjye aba hosta baba ex be bose baje kunshyigikira no kumfasha kwihangana urumva bikarangira uwo mukobwa asinze nk'imboba agatangira gucira inkonda mu kabari kanje agaseba akaryama mu muhanda mu kabari kanje. Ibaze nawe umuntu w'umu ex wawe mwabanye imyaka ingahe akagukorera ibyo bintu kandi uzi ko namutwitiye, ubundi wowe nabigenza gute? Ubundi kavuze ko turangizanyije mu buzima, ayushwa neza yuko birangiye uri seriye ko ejo atazongera akamumagara? Ese indayo biragenda gute? Aha, reka ze aho ngaho twumve Stone urahamya ko utazongera guhamagara Jessica? Jessica, uremera ko aya masaha aho kugira ngo ujye wibasira abantu bose bari kumwe na Stone kandi ukazakora nk'ibigize ibyaha kandi ko atari byiza, wakwemera kuva uyu munsi Stone ukamwibabarira ukamureba kuvuze ko utamukunda utanamushaka? Jessica, njye nta kibazo. Hanyuma yinda uzayibyare yayigushyizemo ku gahato? Mwabyumvikanye mujya kuyimutega? Yagusabye mbabwiye ikindi cya kabiri kubera iki wamureba? Nta mutima ndwaye, banza unyumve, nta mutima ndwaye wo muhungu n'ubundi ibintu yankoreye ni byinshi cyane, ahubwo kuba naramuhemukira ndikimara kumuhemukira navuye mu buzima uva nica ubu ngiye kumukorera. Waramuhemukiye? Oya, ngomba kwihorera kubera ukuntu aje akansebya ngo mfite imyaka 32. None nicyo kinambabaje kandi nataranageza no muri 30. Rero reka mbanze ngurabure Weston, guhera uyu munsi ujye ugenda urya urimenge mu muhanda kuko Jessica agiye kukuzira. Ubundi nagukundaga nkakubaha ukanyaka amafaranga nkayaguha yaba ari 40. Jessica, wari uzi ko aya masa reka ntugakoresha amagambo y'abapfapfa. Ibyo bintu bivugira hano buretse gato, ibyo bintu bivugira hano ku karubanda ukabwira umuntu ngo urye uri mwenge ngiye kukugendera, aramutse agiye akanyerera agakubita umutwe hasi, wari uzi ko wamubazwa? Aya magambo uri guhurutura ku karubanda ukavuga ko umuntu akugendera menge kugiye kumugendaho, aya masaha aramutse apfuye nuko nyine uri kukubwira ko inda none agomba kubanza unyumve. Ayo magambo uri gukoresha imyenda y'umwana. Jessica ntabwo nkwemerera ayo magambo uri gukoresha agize ibyaha, ntabwo ari byo. Ntabwo ufite ububasha, ntabwo turi mu gihugu kitagendera ku mategeko kurya ubwira umuntu ugiye kumugendaho ngo arya ari menge. Uri muzima wa kigoryiwe, uzi ko ibintu byagukoraho? Urabwira umunyarwanda ukamubwira ngo narya ari menge ugiye kumugendaho? None ntabwo mutwitiye, ntabwo tuzajyana kwipimisha inda kwa muganga namugendaho, ntabwo azagura imyenda y'umwana. None ko dutandukanye aha ngaha kuri live, niyo mpamvu kuko nzamugendaho nyine kubera ikibazo cy'inda dufitanye, nta by'urukundo. Okay, urabisobanuye. So kuko nagomba kujya gukoresha amagambo agize ibyaha hano ntabwo nabyemera. So ubwo rero twumvikana ikintu kimwe. Stone, nibyo uyu muskobwa none se Jessica, ikibazo cyawe kubaza kimwe. Uravuga ko wowe utwite inda y'ibyumweru 2. Uyu nguyu Stone akavuga ko muherukana kuryamana mu mezi 5 ashize. Ubwiye ko abeshya kubera ko aho twabikoreye hari abantu bari bahari. Nero ni nayo y'ubw'Imana yabicyubaye ko ataje iwanjye. Mufite abagabo bakuretse gato. Hari abagabo bahamya hari abagabo bahari yaguteye inda bahari? Oya, twaryamanye bahari, barabyumvishe ko twaryamanye kuko naratakaga. Kominduru ya danje. No se kankubwire. Wari umukumbuye pe. Sibye nabana kuvuga ngo abasazi Imana mujye mumenya ubuzima bwanyu ni byizera Imana yabahaye. Ariko nimba ngiye aka kanya ndimo ndabagana n'umu ex tumaranye imyaka 4 yose, uri kumva turi kubagana gutya ku karubanda, nk'umuntu akaza muri comment akavuga gutyo, uri kumva ngo rekana n'abasazi Imana. Reka nkubwire nawe, wowe bivuze
mu buzima bwawe n'ubuzima bwanjye buhise buba difference. Okay, Jessica. Ntabwo twiziranye. Ikindi kandi mgiye kukubwira, sinjya ninjira mu buzima bwawe bw'urugo rwawe, nanjye mvira mu buzima bwanjye n'urugo rwanjye. Sinzi impamvu ukunda kungendaho mu bibazo byanjye mba ndimo. Kandi ikindi we Godfather ngiye kukubwira, ikibazo cy'uyu mwana, ese urashaka kinda tuyikura mu bivugira kuri live rero, kuko uri kuvuga ngo sinzagende kuri Stone kandi mufitiye amaraso, noneho bigende gute sasa? Mufate umwanzuro. Stone, umusa nibyo mu byumweru 2 bihari uyu mubibe atwitira ibyumweru 2 yawe. Inamani ntago mbizi kuko ntago ari byo to. Ntabwo uri sure. No urukumva Jessica, ndeka nkubwire niba yaragutumyeho umuntu bro. Ese yagiye abwira genge yanjye, umva ukuntu yabwiye mushiti wanjye. Yego. Yaragiye aramubwira ati ubwire Stone ko nabuze period. Ibyo byonyine. Yo, ibyo bikoze ryari? Nta nubwo mgiye mbyibuka kuko ejo just nubwo twavuganye ari Stone umuntu wabanye nayo imyaka 4 uko bizi Jessica, uretse amahana agira no gusara kwe. Harubwo Jessica beshya. Stone. Godfather. Mu makosa ushinja Jessica arabeshya, ni umunyabinyoma, ashobora kubeshyira umuntu cyangwa agahimba ikintu. Of course yabikora. Okay Godfather, hari amavideo nafashe Stone aryamye turi muri iyo nzu, uwo mukobwa nanatetse. Uri kumva? Ni ukuvuga ngo uwo mukobwa nawe yashakaga ibimenyetso byinshi byo kugira ngo ajye kwiyamashya niba bari kubagana. Kugira amenye yuko neraranye nawe, ubwo ibimenyetso byose birari, ntaje mbikoherereze kuri WhatsApp. Ntabyo nkeneye, ndakubujije, ntabwo nkeneye. Niba warafashe Stone amavideo aryamye atabizi, ibyo bintu ndakushishikariza kubisiba. Nubikora urasanga ba Kejoni Mageragere. Ntago mbisiba. Bisibe. Ntago nabisiba. Kandi arimo aransebya. Ari kunsebya yiyakaninda kandi ariye gute nsibimenyetso. Ntabwo wemerewe gufata umuntu amavideo atabizi, wakigorya ibyo bintu barabigufunga. Oya, nta kibazo mu gihe yabyakanye itariki iyo video iba yarafatiwe n'iyo foto nzayereka RIB. Urumva? RIB yemerewe ibimenyetso, ariko we ntabwo byemerewe. Ngiye ntubimpe, ntabyo nshaka. Nakwambiya yanga kugura imyenda y'umwana direct muri RIB. Uri kumva? Noneho kugira ngo nabyemere Stone, uzansaza aho tume mfata ivarisi ngiye Norvège nicari wanyu. Papa angaburire. Uzi ko setsa? Angaburire uyu mwana mubyare bundi musige wanyu nikomereza ubuzima bwanjye. Setsa. Nasoni wowe. Bani papa Stone n'ubu mukanya agiye kuza kunsura. Nta kibazo gafitanye n'umuryango. Niba uri ndawe warananiye ukunda abagore b'abagabo babandi, uwo terafite umugabo ufunze Mageragere zira kwiba. Uri kumva iyo nzu ryamyemo umunsi nisa, ubundi kuki ukunda abagore b'abagabo babandi, abwo bazakurasa mu bwonko. Biri gusambanya abagabo babandi, abagore bubatse. Uri kumva neza bobo? Man Godfather, umukobwa niyongere gutukana mana mfashe. Uraburyamana na se w'umukecuru w'imyaka 40. Godfather foto yari yashyizemo hano. Uriya mukobwa, uriya mugore ufite abana bangahe we muraryamana? Naramututse urabagana, screenshot ndazifite, arambwira ati okay Stone ndamuretse sinzongera kuryamana nawe, reka ngumane na Kizi. Uri kumva? Uraburyamana n'umukecuru w'imyaka 40. Wewe uze kuvuga kwigira mbirikanye. Uri umupfubuzi w'abashuga mami. Uri kumva? Abagore bose bashaka kurangiza bahamagara Stone. Kuko Stone umva buretse shani. Wowe ukunda amafaranga, bakugurira urukweto, bakakugurira umwenda, nuzi kwigurira umwenda, nuzi kwigurira urukweto, utunzwe n'abagore, niyo mpamvu uri umupfubuzi. Abahungu b'Kigali bwo bose baba bari kumirwa bavuga arega wamwambuye ubumanzi bwe akifite imyaka 17 kandi nawe uri mukuru. Umva baze nkubwire, umunsi dusambana nago yari imanzi, yari yaryamanye n'umukobwa bita Sonia wabyinaga ku Kinamba. Umbwire nawe ngo nimero ze nzikoherereza. Byari bararongoranye, wajya kujya no kumurongora mu Kamenge wowe. Uri kumva? Unsize mu buriri, none ngo hari imanzi. Nimba hari imanzi se imanzi irarongora ikatirangiza ikamenya no gusambana. Igo, iti bimenya ko kanya. None ureba porono uri umwana w'imyaka 17. Ko wambagagwe nanjye nkatangwamo tukata tunagumana tukaba. Sikuri umusazi. Ubu wajya gusambana n'umukobwa bwa mbere. Ukahita ariko so wansanze.
nta n'umusatsi agira rega njye mfite ibimenyetso mfite n'abantu babizi batuzi tubarambunya akabanda ku gasoko oya muvuge ku bijyanye n'inda Jessica wivangagura oya ku bijyanye n'indabyo ni ibyanjye ko ninjye utwite ndiri mu nda yanjye uri kumva neza Godfather iri mu nda yanjye Godfather nagusaba ikintu kimwe nsaba ndakumva wamfasha ukanzamurira umuntu ngiye kukubwira yego wanzamuriye umuntu witwa Riyamubari Riyamubari shyiramo request erega turavanga tumenye ibintu byose tubishyizeho umucyo Riyamubari shyiramo request ntuzamure harimo abantu 200 bashatse kuzamuka niba ndi bubigenze ne Riyamubari shyiramo request give me a second nashyiramo request ndamubona se abantu 100 barenga bro niyandike muri comment Stone kuvugira ku ryinyo Stone bwarega mwaramuzonzi uretse gato Riyamubari andika muri comment guys mwatapite screen kugira ngo mbashe kubona Yari yashatse umwana aramubura umva kwibyarira wowe uzarinda upfa utanabyaye ninda nari ngufite oya reka no kubivugira abatambuka Okay. Riyamubari ariko se waburetse gato abantu mutapige kugira ngo mbashe kubona uyu muntu please come on my people mutapige screen ariko abantu mushiye mutu no ntafite abantu hano umuntu abantu mugere mugifite ngabona ni nawe munsi Stone yasa muzamura kuri table yacu araza mugura Heineken 2 yarakaye ndamubaza se Stone kubera iki uzanye shani kuri table yacu tumeze neza ubu rambwiye ngo murekaze ngo twicarane nari nitankubwira ati nanjye ngura byeri uhita unumiriza izanjye kumbi sinari nzi ikintu shani yakweretse kumbi yari yakweretse video icyo gihe kwa Kabebe bari guhiga abakobwa bose bahabyiniye na muntu umwe utabizi Kabebe arafunze bamukatiye imyaka 3 ngiye nari narahavuye kera nibyinira bawuzi kumva sto urabizi aho hantu nahabyinye kera baburetse aho hantu nahabyinye kera tutarabona amafaranga tukiri mu buzima bubi urumva tutarabona ibipangu tutarabona iki turukumva mitamava ubuzima bubonetse nigira bahawuzi none kubera iki ko bakuzaniye amavideo ubundi ngo ngende kubyira wigize umuntu yamuhaye wimbeshera Stone ni umuntu mukuru navuga oya niwe nati oya mubaze Stone karinje mubaze ngaho mubaze bashani bararumona ingubi barakubomora dore wasengera urugo rw'abandi komeza ni ukuvuga ngo shani urumva njyewe nahise ndakaritonde nagusanze muri vestiaire we na Stone mitambwira Stone ndambwira ati Stone ino nkubwire urangije utumbwira ngo reka ngo mbanze ngo mbisabire ngo baby wanjye ngo uburenganzira mitamubwira ati we baby wawe ngo shani ngo wari wamaze kunyanga yaduteranyije yakoretse video migotonda ko mbanze mubwire uyu rero mushani nari gutuma mvu mane just wait tunasubesha n'ubu nyine nawe uravuga nawe ntari bireka ndagize kuvuga nawe uravuga urambwira ibintu wari uri kumwereka we natina muri vestiaire yokoreka kandi Stone hari ni foto nako nwambaye ubusa nwambaye agakariso n'agakusetiye njye ntabwo nambaraga agakariso n'agasiringi kubera ubuzima nkabyina kugira mugaburire yambare ariki urumva amafaranga akimara kuboneka nibwo nahise mbireka njya kubyina ahandi wikitwaza ibyo watandukanye nanjye kubera yuko shani yari amaze kuza mu buzima bwawe akubwira ko agukunda ugenda ukamupiririza nasi Jessica twakundanye na Fiona mani njye nakundanye na sana atandukanye na Fiona ariko se ariko shani washyana we wareka tukumva umva arataka nkubwire Godfather uwo mwana w'umuhungu arabizi urukundo rwacu rwabaye urukundo mpaka nyiyandikaho kuri tatuwaje yandikaho Jessica my love ashyiraho n'udutima nanjye nandikaho Stone my love tatuwaje bigeraho turanazisiba ndayisiba ninjye wayisibye mbere abagore agiye ashaka bakaza bamubwira ati se ngenzi nzajya ndyamana nawe tuzi ari mu ndi mugore ukunda wanditseho Jessica uri kumva yaje kuyisiba nyuma ari njye wayisibye baburetse bisho Stone urankunda ndabizi ko unkunda urumva kuko utankunda ntabwo baranende ejo bundi ntabwo tuba twaricanye kuri moto imwe ngo dutane shani tumutaye bariya top chief mu kabari sibyo nimba uzi neza ko wari umaze iminsi uri kumwe na shani kuki wakoreye aho ngaho kandi ubizi neza ko n'abamurona po kandi twarabanye bizi neza ko nawe na po ngembamo uri kumva ahubwo umenye ko uyu mwana agomba kuvuka mu izina rya Yesu njye na nubwo uretse gato uretse gato subiramo akantu gato uramubajije ngo kubera iki yakoreye aho ego arabizi ko nataba murona po uri kumva
ejo bundi turyamana inani hashize ibyumweru 2 byonyine nabihakana abantu yandongoye bahari hari DJ Sweet hari Rejo hari wa mushuti wa Shani w'umurundi uri kumva ibimenyetso birahari uraramuka ahubwo ushaka no guhangana nanjye uratuma bino bintu biba birebire mbigezemo no muri famille papa waguhamagaza zubisobanura njye ntabwo nzajya muranguramo inda zawe uri kumva nimba utamubyara nimba utankunda kuki uryamana nanjye nimba utankunda ntubyare Stone ntabwo mbishaka Yesu mwana nase azasaza nta mwana ntabwo nshaka kubyara Stone Jessica ntabwo mbishaka kandi umva yatagoye fada wewe wabuze umwana tuza amata tuziritse ahubwo seka mbazana nakubwiye none wenda nakwica yatagoye fada bitewe n'ubuzima nabanyemo none ngiye na Stone bitewe n'ubuzima twabanyemo n'amateka dufitanye kereka njye nawe nitwicara tukabirangiza kugira ngo muhe amahoro uko nanjye nahombye ibintu byinshi nanjye ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo agomba kwemera uyu mwana n'ubundi ibintu bikarangira nkamubyara bikava mu nzira Stone wareze Serena umwana utabyaye wa Jospi uramurera uramukuza mpaka agize imyaka 4 uri kumva akwita papa Serena kwita papa nawe urabizi niwe papa we niwe mwabanye rero none uyu uri mu nda n'uwa amaraso yawe noneho yawe Okay Jessica tugaruke gato Jessica urukunyumva Nukumva kubera iki wafashe umwana w'ishuri ufite imyaka 26 afite imyaka 17 ukamutesha ishuri umva njye mfite imyaka tuvugana none aha ngaha tuvugana mfite imyaka 28 mvuka mu Gitega mfite ababyeyi mfite famille mfite abavandimwe n'undi munsi Stone afite imyaka 20 ingahe afite 23 njye mfite 28 murushigwa ingahe murushigwa wo ku buryo bwira gutya njye navutse nyuma y'intambara bro uri kumva navutse nyuma y'intambara ntabwo ndi umwana ntabwo ndi umukecuru ahubwo nuko nawe n'ubuzima bubi nkapfusha mama nyiri umwana nkabyara nyiri muto kwera ibibazo ariko bro njye ntabwo ndo uzabazi none uretse gato uremera ko warongoye Stone afite imyaka 17 kareka twararongoranye turanakundana na papa yaradusuraga imiryango irankigikira ubukwe bujya kuba none se niba twarabanye buraya famille zajemo gute yajyaga kunerera iva gapfukama kanyambika impeta muri uretse gato tugaruke gato kubera icyo washutse umwana ukifashisha imvura ukajya kumurongorera iwawe nijoro oya umva uwo munsi wa mbere duhura ni Niki waduhuje reka nziguye Niki rero wandi wajyanye amagambo kwa Sadi kwa Serena atari uwari wa Jospi niwe wamuje na Stone arambwira ati Stone mwikundanire nta ribi urumva ubwo Niki wo murundi kazi wewe Shani wakugize gikeka gusa kuza cyakare cyakare uyu murundi nawe yasaze sinzi ikibazo afite komeza urumva ni ukuvuga ngo njyewe Niki yamaye pasi ya Stone ariko njyewe nkuko Stone yabikubwiye yaje wanjye agasanga imyenda y'undi muhungu nari mfite umu boyfriend ariko yirirwa nesha umutwe witwa nde twaratandukanye bamwita Sierra aramuzi urumva twaratandukanye none Stone ubwo iryo joro umunsi turarana ntabwo twaryamanye ahubwo twebwe twasubiye mu kazi yambaye imyenda yanjye abantu bahita babona ko twararanye bahita bamubwira ngo ndaho nambaye ikote rya Jessica ngo ubwo muri kumwe ngo mumeze neza uwo munsi turarana twese tugumana turakomeza turabana mpaka famille zirabimenya iwabo kandi bibaho hari igihe abantu babana batarasezeranye nyuma bakajya kwirega nta bintu bya danje birimo urumva twarabanye tubana neza famille zanjye zirari ndabazamura bose wowe na Stone ninde tubana barumuna banjye ndabazamura urumva wowe na Stone ndasabye urukundo bwa mbere ninde wasabye ni Stone warunsabye ni none se umubaze ngo niwe warunsabye yaramamagaye turaganira umva twaraye tuvugana kuri phone burinda bucya mu gitondo nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye nari mvugiye kuri phone kuva mu gitondo kugeza ninjoro turi kuvugana ndawe ndabimubwira ndambwira turi urukundo ntabwo rubaho amayinite agashira akagura andi nanjye agashira nkagura andi urumva tuhita tunabana mu nzu urumva umunsi turyamana twahise tugumana ndemera nkazamusiga mu Rwanda nkajya guhiga Goma nkajya guhiga za Uganda nkamusiga mu nzu yanjye nkaza nkasanga abantu bari kumbwira
ngo yirirwa ngo n'abakobwa bamusohokanya kwa banshimiye hose ndemera ncika bosi Goma ndatoroka nza nahembwe kubera Stone ngeze mu Rwanda mpita banamagarika momba akazi kanjye kubera we urumva man nago nanjye nibirebire man nibirebire nago namureka. hanyuma rero tugaruke gato. Stone arakubwira ko atagukunda nawe ukavuga ko utamukunda wowe, kandi mutwite hanyuma kubera icyo bundi wamuteze inda